Tubahaye ikaze kuri YouTube channel yacu kandi tubashimira ko mukomeje kudushyigikira umunsi ku munsi. Uyu munsi reka turebe ibimenyetso 10 biranga umugore mubi. Umugore udakwiriye gushaka, umugore udakwiriye kuba wazana ngo mubane nk'umugabo n'umugore. Guhitamo umuzabana ni umwanzuro ukomeye kandi kenshi mu muco wacu ufatwa inshuro imwe. Ni umwanzuro udakwiriye guhubukira kuko kenshi kwisubiraho bigoye kuruta kwikorera urutare. Benshi batwarwa n'amarangamutima bityo akabahuma amaso. Benshi bakururwa n'uburanga gusa bikarangira bahisemo abanyangeso mbi, ubundi ubuzima busigaye ku isi bakabubamo bicuza bukabasharira kuruta umuravumba. Munyarwanda yaravuze ngo burya izina sheri rishirana n'agahararo. Ese iyo agahararo gashize bigenda bite? Reka turebe ibyo bintu 10. Icya mbere, ntiyubaha abandi. Musore rero, niba utereta umukobwa ukabona ntawe yubaha, ukabona asuzugura kubi cyane cyane abari hasi cyangwa se abarenzeho, urugero ushaka kujya kurya muri restaurant ukabona asuzuguye umuseriveri, ushaka gusuzugura abari umunabe, ushaka gusuzugura abagize umuryango cyangwa se abandi bantu atazi, nkubwije ukuri katira uwo munyagasuzuguro azakugezayo, azasuzugura abiwanyu, isoni zigukore umwaragurike. Rero mbere yo gufata umwanzuro wo kumushyira mu rugo ukwiriye gutekereza kabiri. Ikindi, umukobwa ukunda kunenga, niba uwo mukobwa mukundana ahora anenga, kompureninga cyangwa se ukabona akunda guhengamira ku ruhande rubi, nkubwije ukuri niba uzi umuntu utajya ashima, numuzanira impano aho kugira ngo agushimire azahita yinenga, uzaririra mu myotsi kuko ntacyo uzigira ukora ngo ushimwe, ntuzigera uba umugabo na rimwe. Icya gatatu, hari ukuntu umukobwa mukundana hashobora kuba hari nk'akantu gato wenda se arimo gusaba, akaba arimo gusaba ikintu ariko ukabona kidakwiriye, wakimwima akabararize cyangwa se akivumbura kugeza aho icyo kintu gikozwe, cyangwa se yaba ashaka ikindi kintu yabona utarakimuha akakubeshya kugira ngo ukimuhe, agashaka ikinyuma ahimba, cyangwa se ashaka no kuba atari wabeshya akakubwira ati wenda nigeze kubeshya papa amuha amafaranga ya naya. Nkubwije ukuri uwo nawe katira musore wanjye, burya ujya utinya umuntu ushobora kuvuga ibinyoma akabivuga arira, mbese ubona nk'aho ari ukuri kugira ngo atere impuhwe cyangwa se kugira ngo akwereke ari mukuri. Nimubana mukagira icyo mupfa muzasinzira. Icya kane, umukobwa utizerwa. Niba ukundana n'umukobwa cyangwa se muteganye kubana ariko ukabona ajya anyuzamo akagusuzugura cyangwa se akakubeshya ku bigendanye n'amafaranga, ahashize he akaba hagutuburira, akagurisha abantu bakundanye cyangwa se akagira ibyo akubeshya, cyangwa se ukabona hari ibyo aguhisha, yajya ahantu cyangwa yagira abahura nabo, yagira ibindi binakora akabiguhisha, banza witonde kuko agahararo nigashira uzamubona we wanyawe, azakwiyereka, azajya agenda nuvuga kubaza ngo mbese uranshinzwe, mbese wanzanye utanze n'ibindi byinshi. Cya gatanu, umukobwa cyangwa umugore ukunda ibintu cyane. Numva benshi bivugisha ngo nta mugore udakunda amafaranga. Mesherizami, mwitonde aha hantu nawe kwitonderwa, mube maso kandi mutega amatwi mwumve neza. Niba ukundana n'umukobwa ukabona agatima ke kibera ku ifaranga, akunda utuntu duhenze cyangwa se tugezweho, cyangwa se ukabona agukundira ko uko uhagaze ku ikofi, aha musore wanjye genza gake, urugo si urubuga rwo kwishimishirizamo kandi nubwo waba ufite ibya mirengeraga byashira, kwiye kwitonda cyane. Cya gatandatu, ni umukobwa utagira icyo witaho. Umukobwa muhana gahunda kaza nyuma y'amasaha, umukobwa ufite udufaranga akadupfusha ubusa akiguramo imyenda gusa, umukobwa uzajya gusura ugasanga iwabo nta kubura nta suku, cyangwa se ugasanga uburiri bwe ntajya busasa, umukobwa utagira igihe atahira, wanamuha udufaranga wenda ngo agire icyo akora yiteza imbere, ukabona wapi nta gitekerezo, uwo si umugore. Burya umugore bamwita umutima w'urugo, uwo rero waterera iyo, uwo si umugore kabisa. Cya karindwi, umukobwa utagushyigikira. Musore, nukundana n'umukobwa ukabona ntagushyigikira mu marangamutima, imishinga ufite isa n'itamureba, cyangwa se wahora n'ingorane ukabona ntacyo bimubwiye, musore wanjye wikwishuka ngo nagira mu rugo azahinduka. Tekereza kabiri mbere yo kumushyira mu rugo. Icya cyenda, umukobwa utabanye neza n'inshuti ze cyangwa se umuryango we. Niba umukobwa mukundana ahora mu makimbirane ukabona apfa ubusa n'inshuti ze, aho akorera ukabona nta muntu bumvikana, abo bavukana bagahora bahanganye, cyangwa se ababyeyi be, nkubwije ukuri numuzana witegure kujya uhora mu ntambara. Cya cyenda,
wenda umukobwa ufuha bikabije cyangwa se akaba ari umuntu ushaka kugukontorora. Muhungu wanjye, nubona ukundana n'umukobwa ukabona wabaye cishwa uwo mukobwa ukabona afuha bikabije, utaha wenda se mwahura akajya gushakisha muri telefone, akajya mu mafoto akareba abo mwavuganye, akabaririza abo mushaka kuba mukundana, areba abo wahamagaye, ukabona umukobwa ashaka kukuyobora agutegeka ibyo ashaka, wabyanga induru zikavuga. Musore wanjye, shyira baro hasi, bitabaye ibyo wemere kubaho nka kadoga imuhira, ujye uvaho umusabye uruhushya, usezere kubaho mu bwisanzure. Cya 10, umukobwa udashaka kwiteza imbere. Musore, niba umukobwa mukundana ubona adashaka kugira icyo yiyungura, haba mu bwenge, mu iterambere risanzwe, ibyo bintu ukwiye kubyitondamo, kuko ubunebwe bukurura ingeso mbi kandi byazaguteza ingorane mu rugo rwawe. Nkubwije ukuri, no kugira ngo ugire intambwe utera byazakugora mu bigendanye n'ubukungu. Kenshi na kenshi wajya usanga umwitaho nk'umwana kandi wenda ufite n'ibindi byinshi byo gukurikirana. Ni ingenzi cyane rero kurambagiza witonze, kandi niba ukundana n'umukobwa ukwiye no kujya iwabo kureba uko hameze, ukamenya imico y'ababyeyi be, ukamenya uko afata barumuna be. Ibyo bizagufasha kumenya niba ufite umugore muzima cyangwa se ushatse nyine ifoto. Niba ukunze iyi video, kora like, utange comment, unakore subscription.